chaka imifungo bame nipaka imifuka yabikame komeza suyizi se yes yari no cup ya Ishkevin twagiye business najye ngaraze manje nk'ibisare bagashaka lale unzanira blague ngushyira mu bare tayigishije ra chaka bakabeje aho ndatsinze ririmba yindi njya iyo nkunda mujya mu mujyana none iyo tujya turirimbana ama indirimbo ubundi se wavuze yukunda wamubwira yukunda nuza we ngerereka nkubwire nkundira ndirimbo yafata fata ku mavuta muzabishobora kuko nanjye nabishoboye mutani weza hamna bari nuko niyo ndirimbo Kalifani Govinda yaduteye irungu hamna bari ceceka ikibazo cyawe ceceka keni imisatsi yo ku gitsina ako senge mbese ngo nabyumva arazavuga nguziko bifite ngo yabikwanduza yasohotse agira gutya ngo yabimwanduje nanjye uvuga kuva icyo gihe no kumwegera ubwo yakazanye ngo nawe tugira imisatsi ariko umaze kurya ingoma eshatu ya Habyarimana iya Bizimungu n'iya Kagame rero nibagiwe Theoneste nagize abantu benshi banyandikira bakambwira ati bagiye muri Miss Rwanda nagize n'uwitwa n'umushuti wacu cyane witwa Didine nawe arabimbwira ngira tante ngira benshi ni benshi cyane bagiye bambwira ubwo rero ndavuga ati ubundi akanje naye nditinyuka no igitekerezo cyaje ni kenshi cyane mubona amakupura aryoshye mukabona ingo zimeze neza abishimanye ndetse n'abatishimanye gusa mu Rwanda baravuga ngo ntazibanya zidakomanya amahembe uyu munsi twasuye urugo rumeze neza cyane ni urugo ruryoshye ayo mahembe ntajya avuga muri urwo rugo nk'uko mubibona imbere yanyu kuri kamera ndetse na screen zanyu ni umumama n'umukobwa turimo kumwe aha ngaha bamwita mama Edison ni umukinnyi wa filime hano mu gihugu cy'u Rwanda akaba n'umuvuzi wita ku bantu bakamera neza umukobwa we ni umuririmbyi ufite ijwi ridasanzwe dore ko aririmba aho inyoni ziri mu biti zikamanuka zikaza kumureba zikicara zigasagamba ijwi rye ryiza cyane na mama we yaryumva akarira ibyishimo byose bikabasaga njye nitwa Peonika Suez aha ngaha turi kumwe ni abanyirigiranje mama Edison na Edison Edizo baze ngo rero nitwa mazina atatu Ishimwe Ndanyuzwe Edison ubwo n'ababyeyi ndanyuzwe mu mutima wanjye gutyo ariko ntabwo se wagiye wemera kutazi kuririmba no nshaka kutugira arajya bihura wari muri hip hop irindi urakubwira n'ababyeyi irindi nzwiho as a star nitwa Mia ni nako nitwa kuri Instagram ahubwo guys remember to follow follow back umwana bagatambitsemo tugitangiye ndakajomba ego usa ndirimbo waruyize nayo ntangije ndaberwa izina ryanjye wambara twaririmba na koko nanjye ndayizi twagiye mbara ikiganiro cyacu twitangiye neza twagiye ndabaterera ubwo se ugutangira igitero se cyangwa nyine gutera kuko batera nk'umukirizo twagiye ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbi ibihumbi ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi mfite byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemo kimwe suko amarira yashize suko ibibazo birangiye n'umutima unyuzwe ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbi ibihumbi ntarindi
jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Amina. icyo ni cyo gikuru. Urapiyonika njyewe. Ubu turasenze birarangiye. We nta ikiganiro gisenga. Amina. Ngomba mbisoje cyane kabisa. Mu rusengero kera. aho naruka mu rusengero Imibiri kera. yacu ni ingoro z'Uwiteka. ishimwe Iyo ndanyuzwe. bwagenda urusengero biba bibaye. Ni insengero zera. Urumva tugomba kubaho tunyuzwe kubera ko Bibiliya iravuga ngo niba ufite aho kuba nawe kugira gute n'icyo kurya jya unyurwa n'ibyo C'est ça. nk'uko twibereyeho. Yeah. niyo ndanyuzwe rero. murabona ko ikiganiro cyacu gitangiye twishimye ntangiye no kuvugishwa rigara ukuntu uvugishwa umumama mwiza umwana we ni mwiza ugasanga nyine uravugishwe kubera n'ukuntu ubona abantu bishimanye cyane ubona ko bafite urukundo. Reka ntangire niganiriza mama wanjye tugenda gake gake. Mama, ubundi ngutu tuwasanze nkamwicaye umunsi wanyu wari umeze ute? twebwe ubundi buri gihe umunsi wacu uhora ari mushya. iyo twabyutse buri gihe aba ari umunsi mukuru. twabyutse duhumeka tujuru twebwe aba ari umunsi mukuru. twaramutse neza. Zone buriya ni umubyeyi twavuga ko yavutse nka ryari? Design utavuga imyaka wenyine. njyewe ngo nayivuga imyaka. Icyo mugomba kumenya cyo aruta ino ngoma. Iyi ngoma arayiruta. 94 nari ndi. Iyi ngoma iriho arayiruta. Warangije? ndangije primaire. Kera watangiye gufite imyaka 7 primaire gushyiraho. oya wikuba byanira. Ubwo bazi kubara mwabimenye. Umaze kurya ingoma eshatu. Ya Habyarimana, iya Bizimungu, n'iya Kagame. Rero nibagiwe Theoneste. Theoneste wundi. Theoneste. umwana wanjye babyumva amateka y'igihugu. ni amateka y'igihugu. Ubwo rero urumva ibarizo ngoma zose. ndiye nyinshi. Edizo amakuru yawe? Cyane cool. Ni kuri cyane. Cool kabisa. Urishimye? Hejuru. Hejuru cyane. Ese Edizo, wowe ufite imyaka ingahe? twavuze harya ko byo ari ibanga. Ibyo ni ibanga. yego. Okay, njyewe ndahubwo igihe navukiye wikuriremo. Wabona nantunguye kankora ka surprise. Okay, navutse ku itariki 8 z'ukwa 11 2002. ariko abandi ndababwira ko mfite 24 25. Ariko si bivuze ko ndi umurimbo. Imyaka ni imibare nshobora kujya kuyihinduza ariko ubundi cya mbere ni mu mutwe nkaba nditambukiye nkaba ndatwitse. Reka nizire kuzura sinshaka kujya kenshi muri background yanyu nshaka kujya no twigirana no mu buzima ngo turimo ubuzima bwanyu ukuntu mubayeho ahangaha. Mama Edison, mwe nsanza ngani mwe muri kumwe ugitwite Edison kubisebye agende kubise ubwo ukimutwite utaragera kubise wumva wakuzabyara umwana umeze ute? yewe umva nk'uko umubyeyi uwo ari we wese iyo utwite usaba Imana kugira ngo byibura uzamushyitse hasi amahoro. kandi uba wumva ko byanze bikunze uzabyara umwana w'igitangaza. ubwo rero icyo gihe ikintu ukora ni ugusenga ukabisaba Nyagasani. None yarakurumbiye. Oya. Opposite atizabyara umwana w'igitangaza. None kandi ngiye ngo bitangaza ntabwo niyize. Ubwo bivuze ko yakintu yongeyeho. umwana wanjye akunda ibintu byo gukina cyane nanjye. akunda ibintu byo gukina nanjye aburaga nanjye. mbese ubwo ari kugira ngo shake kumvikanisha buryo nyine ari nuko yitonze muri interview. Ariko ubundi abandi baza hano ababwira amateka yanjye ngo dore uruhinja naramugoye nararize narasakuzaga ngo naringeraga nkaba ndazamuye amaguru. uzi ko natsebye rero umukobwa we nk'umunyarango ngo mu myenda agatera amaguru ngo ndasasa. oya ukuntu yari ateye mu buhinja bwe ntabwo yakundaga umwanda. rero yakoze amenyo hari ukuntu zishobora kwigira ibyo zishakiye zikaba zakwiyanduza. uyahitaga ako kanya nyine duhita twumva iki ako kanya nyine ubwo hahitaga hashya wa mugani w'iwacu. ako kanya nahitaga amenya ibyo ari byo ari ukumuhindurira ari ukumwoza cyane cyane ibyo bintu yumvaga bishaka. yahitaga tubwiza nyine iki urusaku.
hari abantu bajya bavuga ko ngo akenshi ngo umukobwa ngo agora mu kumubyara ngo ibise bye birarushya kurusha umuhungu. Ibise bya Edison byari bimeze bite? Tugaruke mu bihe bya kera reka tubisubiremo. Ikimenyimenyi navutse saa sita mirongo Kare itatu ikibazo ibyo ni ikibazo gikomeye, ariko abantu benshi bakunze kuvuga ko kubyara abana b'abakobwa byo birushya. Birarushya cyo rwose, birarushya. Yavukanye n'ibiro byinshi, birarushya cyane cyane. Ni ikibazo gikomeye kuko ni ukuvuga ngo inda ye nayigiyeho iminsi ishobora kugera kuri 2. ye banshakira agati mu kire muri gitondo nimugoroba yishyira agati mu ryinyo kuko ndumva bikaze. inda ye rwose pe. Ariko byanze bikunze ikihutirwa burya umubyeyi ikintu kimushimisha cya mbere, ikintu kimushimisha cya mbere iyo umaze kubona umwana bya bintu bya bindi byakuryaga ubu kibyibuka se. Oya kuno mbese ari shapu nuko nyine ako kanya ahise abashapara bahita bavuga bati wa mwana aravutse rwose, wa mubyeyi aravutse. Ubwo nyine biba birakomeye cyane. Avuka noneho ari n'umukobwa, nari namukurikije umuhungu. Urumva byari umunsi mukuru, byari umunsi mukuru. Mwana mubyara neza rwose kuri hopitali, iriya hopitali ya Muhima. Uyise ukora publicity kandi ntabwo oya, iriya hopitali biriya bitaro ndabikunda, biriya bitaro ndanabikundiraga. Ndakubaza ibibazo nyuma wewe umaze kugira imyaka 17 nibwo nakugera 12. Abantu baza akantu kabera ngo niyo mpamvu twagiye sasa. Oya ngi bitaro bya Muhima ndabikunda, nta nubwo ari na publicity pe. Icyo byakora byose nge ndabikunda. CHK na Muhima ndabikunda cyane, nabyiza cyane. Kuko hose bagiye bampa umwana. Umfura yanjye ni CHK, umukurikiye ni ku Muhima. Ubwo saba abantu. Twagiye noneho Edison uramwibarutse, indura arivugije ibitaro byose araremye, amabati agiye kuguruka kubera ukuntu arimo kurira kumurera sasa. Ubuto bwa Edison nshaka kugira ngo ubutubwire uko bwari bwifashe, bwari umeze bute? Ubuto bwa Edison bwo bwari, nakubwiye ko ikintu yangaga cya mbere cyari umwanda. Umwanda yarawuziraga ku buryo n'umuntu uwo ari we wese, n'umuntu kuno bagira ngo abakobwa bagufasha akazi ko mu rugo, ikintu cya mbere rwose yahitaga yitangira itangazo, ugahita ubona ko ni umwana ugize gute. Mu buto bwa Edison umwanda yarawangaga pe rwose. Noneho ari wa mwana urumva ukubagana cyane, agakubagana ugasashaka ibintu byose ukabona arashaka kumenya ibyo ari byo. Kubera yasuku yiwe yakundaga yiganaga n'umukozi nabaga afite mu rugo, yabasutse amazi, yaba atinze gusuka amazi mu nzu atakorobye, Edison mabase yose ahita yasukaga muri saro hose, akaba yatangiye gukoropa. Umwana w'imyaka 2-3 akayivuruguta amazi akananirwa kuyakuramo yakoropa, ariko ukabona ko ari gushaka gukoropa. Ugasanga nyine ni umuntu ushakashaka ibintu byose. Ubwo rero mu buto bwe nuko namubonye yarakubaganaga bihagije, agakunda kuganira n'abana bagenzi be, kandi ugasanga niwe ushaka kuba afite udomina, afite ijambo cyane. Ubwo byarangiye wa mwana akuze, ndetse yanatangiye kare, yatangiye afite imyaka mike cyane. Ego undi musaza we yagiye kwiga nawe mbona nawe arabishaka, mpitamushyiramo navuga ntaho azagarukira nzamusibiza. Hanyuma baragenda, ariko igitangaje nari nzi ko azanzanira birote yo gusibira, kuko numvaga byanze bikunze kubera atangiye arimo utazasibira. Umwana byarangiye anzaniye amanota ahubwo yo kwimuka buri munsi. Yagiye yimuka garidiyene, mbona yaragiye muri garidiyene ya 2 ya 3 ahita agenda no mu wa 1. Akomezanya na musaza, kandi musaza we amuruta, ariko biga mu mwaka umwe. Umwana akomeza kugenda nyereka ku ishuri. Rero noneho ageze ku ishuri, yiri wa mwana ubaza mwarimu, ku buryo mwarimu yiyuhaga kuyo. Mwarimu akamamagara nyine nkagenda
nkamufasha gusobanura nyine atarambaza ibintu akamba, ariko byo byamuviremo umusaruro kuko na n'iyi saha kwa kubaza kwe nibwo bwa bumenyi bwe, ubu nicyo kintu kizima kirimo kumuviramo wedizone. Arangiza asiziye mu primaire, niko kugira gute, mbona ari umuhanga aratsinda. Kuko yicaraga ambwira ati ngiye mama nzambara ziriya ngofero kiga mu wa 4 primaire, ati mama tuzambona nambaye iriya ngofero. Ubwo ni abantu bari barangije university. Avuga saka kana koko kambwira gutya, ariko ntacyo aratsinda. Ndamujyana kwiga ahantu nyine segonderi, maje kumujyana ajya kwiga. Amaje kwiga ararangije segonderi, diploma barayinzaniye, rangiza ari umuhanga cyane. Ku kigo yizeho barabizi, kigo kirabizi kuko cyajyaga kimutuma. Nabaye doyenne. Yabaye na doyenne ahantu hose yasohokeraga ikigo. Ntago tubeshya. Mushaka gati mushyire mu ryinyo njye. Ama head girl. What? I'm a head girl. Still now. Noneho head girl w'ibihe byose. Uzajya ujya kubaza amateka ye cyangwa usome ibitabo. Noneho bigeze aho sinzi ko twakujyaga dukunda si widumbaguje. Twajyaga tujya kwidumbaguza rero hano hepfo muri Karurumasha. Uza bazi yaho. Rero tugiyeyo hari izenga ry'abahungu n'iry'abakobwa. Noneho abahungu rero barukwaho. Nuko bro wanjye brother yari kogarana n'uwo mutipe rero bahari bari abantu urumva. Noneho ubwo twe turi hepfo nagiye kubona mbona yasohotse amezi atya Edzone dutahe se Edzo bigenze bite tidutambambara tugende nguriya mutipe ntago go muvuze ntago nyine mutipe imyenda bayikuragamo bakayisiga ku gasi yambariye ubusa ntabwo ari bisanzwe ari abandi bana bayibatwara uwo mutipe aragenda Edzo yaraje ambwira ati twambare dutahe namwase bigenze bite atambati ne kandi uwo mutipe sinshaka kumuvuga mu izina ubwo reka tubwite why ati ntuzigera ukunda why se kubera iki tuzi ko why ngo ziko murungurutse ngasanga afite pubic hair sinshaka kuvuga mu Kinyarwanda ngo yazi kwanduza ngo tuje kwibikana guzari cyo gareka tuvuge kuko n'utumyiza ry'imororikire okay ni imisatsi yo kugitsina ako senge mbese ngo nabyumva arazavuga nabyumva nguzika bifite ngo yabikwanduza yasohotse agira gutya ngo yabimwanduje nanjye uvuga kuva icyo gihe no kumwegera ubwo yakazanye ngo nawe tugira imisatsi ariko ubwo kuva icyo gihe twese tumuha kato ngo reka umuntu ufite pubic hair nibishoboka ubwo icyo gihe tuba turamwanze niko kantu ntajya nibagirwa inenge hatari urumva yasohotse agira gutya twaratashye aranoga arikuba yabimwanduje ubwo rero nanjye ubwo nese gutekereza ibintu bye nariye tube yari yabisizeho ayiwe ubuzima bwa primaire bwari so fun byatari ukomoje ukanonye utanibariza ikibazo kuri mama ntibaze nawe Edzone akenshi ku bantu akenshi navuga nkaho mu cyaro bakitinya akuntu bataganiriza abangavu cyangwa se abana bako ku kintu kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ugasanga umwana agiye mu mihango umubyeyi yanze kubimubwira akajya mu mihango atabizi akagira ubwoba wenda ngo yagize ikibazo runaka bimeze gute wigeze ugira umutima wo kuganiriza Edzone ibintu byo kujya mu mihango cyangwa se ubuzima bw'imyororokere mbere yuko abimenya arahari yivuka no arakoresha mbo no kuvuga ngo uzo ukuntu wenda reka nababwiraho uko ikibazo kimeze bana kubera ko nabaye inshuti yabo cyane njye nagerageje kubera ko nabirereshaga ndumwe nagombaga kujuwa role ebyiri nukuvuga ngo abana banjye bagombaga bari inshuti zanjye ziri hafa warakubwiye ngo kivuka ariko impamvu avuga ngo kivuka nuko twabaye inshuti nyine kuva kivuka ariko buri bana banjye nagendaga menya etape urugero bagezeho mama nkwibutse jya bitubwiriye yari n'injuru cyagiye dutuye hano ikabuye dutuye ari kabuye tuba hariya bahita kwa ba Kevin hariya ruguru kandi dutuye hariya ruguru ari nijoro kwa ari nuze ari eje kuri nuza twari dutuye nyine hari mu myaka nk'umunani hariya nyine ruguru ndi kwereka mu myaka nk'umunani 2010
yari myaka 2010 umunani. nibwo yatwicaje ari nijoro. impamvu nabikoze nijoro muri iyo myaka muri 2008 bari bageze mu myaka 8 kandi hari igihe umwana w'umukobwa ashaka kujya mu mihango afite imyaka 9 sibyo muri uko kugira imyaka 9 nagombaga kuba vigilante sibyo nkabwira abana banjye bishobora kuba byabageraho mbere ndabateguye rero hakiri kare mbere yuko ibintu bindi bashobora kuzabigeramo bakavuga ati bino mama yarabitubwiye ni ukuvuga ngo n'amakuru yabo y'uko umubiri wabo wahindukaga nabaga nkuzi ari kuri red zone ari na kuri musaza we ni ukuvuga ngo nabibabwiye hakiri kare kugira ngo hatazagira undi muntu ujya gusobanurira abana banjye ekada ngewe byose abana banjye amakuru bari bayafite 5 kuri 5 Petero rero ko yahuye n'ikibazo ngewe rero abana banjye icyo kintu naragikoze mbere yuko bazahura n'ikibazo nta muntu wo hanze bagiye bajya gusobanuza ariko ibyo bindi byo nagombaga kuzabibasobanurira nyuma buri mwana nagendaga mbasobanurira nkurikije imyaka bagezemo Mufitiye ikibazo koko Elizo umunsi wa mbere ujya muri regre mu gihe cy'imihango hari ryari kuri wabonye ari iki cyahindutse ku buzima bwawe cyangwa se wabyakira ute bikikubaho ukabona birabaye wumvise ubaye ute mu buzima bwawe reka nkubwire yari nigaga mu wa 2 secondaire ariko nabyutse mu gitondo njya kureba mama ndabura mama we n'ibiki anubwambwira ati ngo wakuze ndabwira ngo wakuze ati niba ari kuriya gukura kumwe wambwiye nabyo nshaka ndahanga ntabwo nabishakaga ubwo nundi yanyigishe padi niga mu wa 3 primaire uko bazambara ariko arongera asubiramo ko nayo mfite umujinya ko numvaga rwose abisubiramo urumva biranababaza ntabwo uba ubishaka nyine kubyumva nuko nyine ugeraho ukabimenyera ariko ni uko nyine numvaga mfite umwanda numva ntazi ibyo ari byo numvaga bibangamye ariko nyine ugeraho ukabimenyera mugenge numvaga nishimye mu marishimye ngo arakujije ugakaragara byakomeye reka twize n'umuza bw'ubwangavu ubaye umwangavu uzanye amabere arakuze kwisiga turabero n'udutiro babyita gwiki ibyo by'amateo byo nabizanye ngeze siniyafo ibyo kumenya nabwo ni brada wabibwiye mama ati Edzone ameze akari kwigira nk'umuhungu yagiye basi amenya gushyira karabero nabonaga ntayibona kubera gukorera mu maso y'abasore musaza yashaka kugira ngo ajye muri mudu ya gikobwa bimenya nageze siniyafo nibe byishimo wagize byo ko umukobwa Edzone wari uza arakana akajya koga akambara ubusa agasiba imyenda atangiye kuzana amata akagira amabuno akagira ayo mabere agakora akakubona ni inkumi nzima y'umukobwa ushobora no kugira iminwa agasigaho ni za rouge à lèvres byishimo wagize by'umwana wawe wahindutse akaba ameze ubu ngubu twicaye ndi kumureba ni ibi reka nkubwire rero ntabwo nakubwira ubusobanuro buri mubyeyi afite uko abyumva sibyo narishimye cyane sibyo ni ibitangaza Imana igenda igukorera mu maso ubirora kutwita ukabyara umwana agakura ageraho ngaho ni ibitangaza Imana igukorera ku buryo tugiye n'abantu basenga bakagombye kureba uko umwana wabo umuntu uvuga ngo Imana ntibaho yakagombye kujya abibona ukuntu umwana we agenda akura atabigizemo uruhare wowe wa munyamakuru we burya uretse Imana icyazama uzabyare nawe uzabyare sibyo uzambwira nawe ibyishimo uzagira nk'ibyo ngibyo uzabura igipimo bishyiraho bya bindi baririmba ngo baba bafite ubushyuhe n'iki sibyo bagabanye buri muntu amenye icyiciro cye n'undi cye sibyo ubwo bushyuhe bwabo urumva bajye bareba ahandi babuparika buzajya bugira igihe cyabo sibyo niba ari ugushyuha bashyuhe koko ariko bashyuhiye igihe
use umwana aravuze ngo gafite ubushyuhe ku myaka 15. ese bari ubushyuhe ko mbashaka kuzana kuzukuru kuzakuganiriza Akagira utashyushye. Umwuzukuru rero ntago igihe nzamukenera. ubu urumva ushimishijwe na ba Shayini na Oya, ibyo ni ibipupe byiwe akinisha. Kugeza no muri introduction nayivuze ejo naragiye ndi kwirebera amashusho ndoringa amafoto bageze ku bamisi batandukanye abakobwa bagiye kwiyamaza bafofo ndababona hirya fofo gatoya babonye umukobwa tuziranye witwa Edison yagiye muri Miss Rwanda. Igitego cyo kuzaba Miss Rwanda wakigize ute? naritinyutse Utinyuka urashoboye? no kuvuga ngo uyu mwaka bakizemo promotion sibyo bakizemo promotion ati mwitinyuke umukobwa wese ari welcome ahantu hose rwose ashatse yakaza ngira ngo umwana nabibonye ko uyu mwaka ari kwitinyuka. Ibyo bintu najyaga mbivuga muri blague kuva kera niga ako twivuga muri blague biraho nzikune ejo bundi nabuze ataka ubundi nkuko abandi bitinyutse ntangereka ngeyo cyane ko numvaga nayo mfite icyizere ariko none ntago cyari total. Ubwo young sis niyo wambwiye atari kubundi wagiye kubizi ko wagerageza ndaye ndavuga ati ndaza kubiganiza na mama bro atashye di ndayimubwira ariko nayitinye itarungurutse simbonye abasapota babiri mama ndayimubwira ati genda uzagarukire ku marembo utahe tuzagenda rwose tugarukira ku marembo ngo ntawe uzagukubita nutanabaza tiwowe genda urye hiti nanjye navuga ati reka njya gutwikasha njye kurya ifoto urumva ngira abantu benshi banyandikira bakambwira ati wagiye muri Miss Rwanda nagize n'uwitwa n'umushuti wacu cyane witwa Didine nawe arabimbwira ngira tante ngira benshi ni benshi cyane bagiye bambwira. Ubwo rero ndavuga ati ubundi reka njye naye nditinyuka nuko igitekerezo cyaje na Pionika yarabikubwiye ariko iho yabimbwiye nagiyemo umwita umusaduseye urumva ugeze muri Miss Rwanda. Nje first of all nkimara kubona amafoto y'abakobwa barimo naratunguye kuko hari abagiyemo mu ntara y'Amajyaruguru abantu barikanga bati ni biki Amajyaruguru abe muri Kigali turikanga nabwo tuvuga ngo ni biki gusa ibyo numvise muri Miss Rwanda nshaka kutubwira ngana abandi bakabimenya. Hari abakobwa bagiye muri Miss Rwanda ntashatse kuvuga amazina baranyandikiye nk'umunyamakuru ambwira ati Pionika nshaka ko utubariza hari abakobwa twabonye bari gukoresha interview mbere yuko bahitamo abantu bapasinze tujye kwa dusanga nabo bapasinze batudishobora kuba twaragiye muri Miss Rwanda bazi abarakomeza n'abakobwa bamwe babimbwiye mu bakobwa bagiyemo. Ese koko ibyo bintu byarabaye? Njyewe nta gitekerezo mbifiteho simbizi nimba byaranabaye gusa icyo nzi cyo nuko ari aho hagiye abakobwa beza bashoboye bafite nawe ugeraho ukavuga ati aba bana rwose twese twagiye dushoboye kandi buri wese yagiye hari yizeye. Ibyo kuvuga ngo rero ngo wenda habaye ibyo nta makuru mbifiteho cyane ko bari bamaze no kutubwira ati hari ujya hari umujaji mutaziranye ntago mamuziranye ntago baguha amanota y'ubuntu utakoreye kuko nimba ari aho nase twese twatsinda ntago twese twatsinda abo ngabo babaga bihereranyije sinzi imba barahabaye ariko ntabyo nzi. Nicyo wabonye niki cya nicyo wabonye cyagutunguye muri Miss Rwanda? Muri Miss Rwanda ikintu cyantunguye se ni ikihera ikintu cyantunguye ahubwo ntari niteze. Hari ukuntu mu busanzwe abantu banze bazi ko nkunda guseka igihe cyose ariko icyo gihe nabuze no kunseka. Hari ukuntu nyine aho iyo ugiye mu bajaji kugenda ukagenda nyine ubiyereka ubundi urabizi ugenda useka kandi n'ubundi guseka si ibintu ninginga ariko byarananiye. Icyo gihe naragiye ubona amakamera y'abanyamakuru bari aho ukareba abajaji ukareba abamisi abastaruzi ukinjira narinjiye guseka birananira ngenda ndi karume kandi ntabwo biba naramaze kuba karume ngizo niko ko ndi kwipresenta ndaseka ariko ndaje mbaye nta kundi nirira ifoto bitanga beta umusatsi gutya ndavuga ati nibyo birahagije. Nahise mvuga ati rese guseka ko byajya n'igifoto ndavuga ati bazafata iyo foto kintu ko nashyizeho umusatsi ugera mu nzi ndaje mita nyirya. Okay turi muri Miss Rwanda udushya wabonye mu bakobwa bitari Miss Rwanda nutoye udushya nabonye nuko harimo abastari benshi oya ku bakobwa mwe muhanganye
udushya abonye ku bakobwa bamwe muhanga yo Miss Rwanda nutuwe bari bambaye neza ari na beza ahubwo sinzi impamvu ibinyamakuru byanse ngo harimo abakobwa babi nuko batari bari kuri tele. okay abo avuze se babi wowe wabonyemo nta babi nabonye bari abakobwa bari beza kuko njye nari nibereye kuri tele ndi kubona live ahubwo buriya wasanga wenda mu mafoto wenda batashyizemo aka edit kabagaragaza neza wenda bakabashyiraho edit itari nziza akundi uri live nibwo wabibonera nahise mbona ko rimwe na rimwe amafoto atwica kuko nanjye ubwanjye ifoto ya present ntago nshobora n'umuntu bimbaje ndavuga ati ntago ari njye uyu muntu uramubona ute ubwo nguwo ngewe nkurikije uko namubonye yari yagiye ku ruhande ari kureba amafoto wenda yambaye mask sinamurebye neza ariko narebye mu ifoto yarakabije kumugira mubi ariko ubundi ntago nkurikije live ntago yari mubi ntago yari na mwiza yararinganiye nkatwe twese mu cameraman amabuye yari yashizemo buriya yari yashize Miss Jolly agiye kubaza ikibazo urabona ni umustar abantu benshi yarabenspira ukabona afashe mic abaje Edson wa feeling gute kubazwa n'umustar nka Miss Jolly kuyo mu mutima wawe ngewe by'ubustari nagiye nabikize ku ruhande nagiye nirengagije ko ari umusitari kuko iyo nkira ko ari umusitari ndi wa muntu ushamara cyane ushabara abasitari cyane ko Jolly ni umuntu nkunda buriya Jolly ni Miss kabisa uriya Miss ndamwemera ndamukunda byatari mbona azi icyari gukora ndanamufollowinga ariko nagiye bitewe n'uko namubonye numva nasamara ariko ndabyirengagiza kugira ngo nsubize neza ndifunga yambajije ahubwo nayo mfite ikibazo cy'ukuntu nyine yambajije yihuta ijwi rito ntabwo yakoresheje ijwi rinini akamikoro ari gato nuko nyine nasanze nanjye morandire di gutwi kumeze gutya ndangije iki uzi umwana wa Karuruma we mu Gatsata ntabwo babyoroshye ubwo nyine nanjye sinamugoye ngo musubirishemo ubwo nanjye ndasubiza nyine maze gusubiza birarangira nyine ariko ntago Jolly nitaye ko ari umusitari ko hari abasitari benshi ariko ndabyirengagiza. Reka tuve kuri Miss Rwanda tumeze nk'abasore ikiganiro turimo kugirana ahangaha noneho uri umuririmbyi najanga uri kuririmba nuko wanze kuza gitari mu ntuza mu kiganiro arambwira uti ntago nshaka kwizamo batandukirita kandi nkiri umwana ariko ukuntu waririmbaga bya banakwiba ukuntu waririmbaga byamfashe ku mutima wanjye buri umutima wanjye buragukurura urumva numva nanjye nahita mba umuririmbyi banandoga ugiye kundirimbira indirimbo ebyiri uziture mama wawe nk'umuntu wakureze akakwitangira nk'intwari kuri wewe twagiye indirimbo se yo gutura mama iza kunze umuririmbira ukumva arazikunze ma karame imbiri shani ya indi noze shani iriya ni y'urukundo none se ubwo ngenda kuri oya si unkunda ubu se navuga ngo when you kiss me sujya usoma se oya ubwo nagusoma nk'abasheri oya ngaho mbwira ibindi ririmba ya yindi ya Ed Sheeran akusema kuri murambwira intuza rega nanjye izo ndirimbo ndazikunda iyo ziririmba apu mara rwose oya pe ngo n'iz'abasheri ngaho ririmba izo ushaka se musaba kubitira kagiya trap ndisi ibyo imeze ite abazizi ndazizi twagiye izihe izihe karirimbe twavuga ndage ngaririmba twumviye kinyatrap ujya muri hip hop nkunda Kanombera chak mifungo bame nipaka imifuka yabikame komeza suyizi se yes ya no cap ya Ishkevin business nanjye ubwanjye ngaraze manje nk'ibisare nagashaka lale unzanira blague ngushyira mu bare yatanyigishije ra chaka bakabeje aho ndatsinze ririmba yindi njya nkunda iyo tujya turirimbana indirimbo ubundi se wavuze iyo ukunda ntuza we ngerereka nkubwire nkundira ndirimbo yafata fata ku mavuta muzabishobora kuko nanjye nabishoboye mutaniweza hamna bari nuko niyo ndirimbo Kalifani Govinda yaduteye irungu hamna bari ceceka ikibazo cyawe ceceka bajyanye ibibazo ngo ku kagari no ku mudugudu ceceka ibibazo byawe muzabishobora kuko nanjye nabishoboye
utaniweza iriya ndirimbo turayemera muri iriya ndirimbo iradufata kabisa igafata amata iradufata barabwira akarembo karanibi kamwe none ko ngusabye kamwe gusa unahogeze inyoni mbode ziri kuzanga ku mahanga gutya inyuma ku busitani zizicaye zitwumva. Okay. So many things to think about, so many things to think about, so many words to say. There's something about you, it's impossible to stay away. There's something about you, it's hard to let you go. I feel my heart will shudder, I feel my heart is wrong again. I feel to open up again. But yo, I think I'm falling for you. Wahuje n'inzozi zanjye reka nguhe urukundo. Bury my head in your chest, hold me like I'm not anyone. You put me on fire, what did I do to deserve you? gusa noneho menya ibyo ari byo ahubwo Nese so yizi ya ndirimbo ari wayizi ndirimbira rero iyindi w'undi muntu hari undi muntu uririmba indirimbo ntuza uriya ndera uriya uririmba shumurito ye Eyopi Platini bararimbiye ngo iradunditse kandi oya da nuya ndirimbo ndakubwiraga nje ndi bad boy Tukasana baby ushokoze nje oyo ngeze ubwo ni R&B ariko se chokoze ubwihogoza yindi sibwo namenye se murashaka izihogoza urashaka umurimbi yongiye akunze nta kibazo se ko nje numva hari indirimbo mba numva nkunze ahubwo reka mbanze mbabwire icyo nakora cyose interview yose nasiga ntago nshobora kwibagirwa umuntu umwe inde ntago sumuzi inde nganye ndavuge I want you back, please garuka umunezero wanjye nguheruka ugihari umva neri ndamukunda njye namuhaye kari agasozi oya njye ndi kuvuga abantu bose nkunda ngavuga wundi ntago mpazi hari undi wundi yewe ukunda nkunda Vestine na Dorcas yego Vestine na Dorcas ibuye ryari na Goliath uko navuga Goliath igihe nansinzi nabonaga imbere yanjye rubasha yarafoye aramasha ahamya mu cyico rutarangwa yanyujuje impamvu nyinshi zo guhimbaza nawe komeza nyine nese kudakomeje harya ari kandi gatero ndemenya ndazi ndagireka aha kabiri se hari ibyo fata mu mutwe rega oya Yesu ngiwe ryagaragaye banza utere twumve ibuye ryo kwizera yampaye niryari gusha Goliyati nibyo shobokaga ko ntagara kandi data ari umwami nge muri chorus nikundira rine Gahongayire n'umwana nabyaye ndanyuzwe kubera ko ari rine Gahongayire twayikoze bwa mbere reka tumene n'umuzo w'ikiganiro cyacu mbabaza ama challenge wese namazi babazo bitatu dusoza ikiganiro cyacu muriteguye mwese yego yes ujya kunsira amagambo 5 chiens chasser 6 chats 5 chiens chacun 6 chats 5 chiens chasser 6 chats aha 5 chiens chacun 6 chats 5 chiens chasser 6 chats uko biri kuvuga ndi kubyumva nyine bisubiremo okay 5 chiens chacun 6 chats vuga ngo chasser chasser yo guhiga okay 5 chiens chasser 6 chats
uzi nk'igifaransa uvuga ngo yo guhiga ashobora Excuse Okay, kabiri. excuse me. Excuse me. ngabanza uvuge 5 shesha sesisha. Yeah, of course. Oh my God. icyongereza cye yahita ajyana Ego ko. Icya kabiri ni iki ngiki umukobwa wanjye. Akaburi mu rugo kubura isoni. Twagiye. Wangeza nk'akana nakijoro rero umeze. Icya kabiri ni iki ngiki. New York. New York. Ni umurwa uri mu kihe gihugu kiri mu ukuye mugabane? ni umurwa uri mu kihe gihugu giherereye ku mugabane? New York ni muri Amerika. Ku mugabane wa Amerika. Kugana Amerika. Amerika y'igihugu itandukanye na Amerika y'umugabane. Yego. Okay. Amerika y'igihugu yitwa United States of America. Means what? Leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma umugabane na Amerika. Amerika. Amerika n'umugabane naho igihugu cyitwa USA. Icyanyuma Afurika iri Wowe mugabane. Reka Afrika. Mugozi ubwiri kuri Aziya. Afurika Afurika iri kuwe mugabane. Uko biri kose Afurika. ni umugabane n'ubundi bw'ubwite Okay. ese ko nize geography tekereza Afurika iri kuri geography Aziya. Okay. Afrika ako we. mwana wanjye Ariko we uzi ko Afrika ahubwo iri ku mugabane w'isi buriya. Kuko ishushanyije ukwayo. Ariko uzi ko Afrika ariko batwigishije ngo continent. baravuze ngo Afurika banza utekereze wumve neza pe Afurika iri kuwuhe mugabane si agatego yagukiriyemo ako wabyumvise kirego n'agasodetse ukuntu njyewe nzi Ariko mana abantu ba kera tuba tuzi ntabwo natekereje nibagiye ko Afurika ari mu birabura. none ubwo nihe Nuko nyine ndasebye. Okay. Afurika we ni umugabane ubwawo ni umugabane. nawo iri ku Afurika iri ku mugabane wa Afurika. Mama mugezeho uramvugira ngo chasser Sacha chasser sans socher. nawe byakunaniye ngo chasser Sacha chasser sans socher. chasser Sacha Sachet so chasser Sacha chasser sans socher. Va tuguru. chasser Sacha chasser baze ibyo sifuze iki chasser chassa ngo muhiga neza muhiga ntambwa afite ntambwa afite bwo urashaka ko miga ntambwa rero ntabwo nahiga ntambwa ngo mbishobore oya guhiga ntambwa ni igitutsi yego njya numva babivuga ngo urahiga none ngo urahiga ntambwa ni igitutsi ni igitutsi ni nayo mpamvu binananiye guhiga ntambwa uzahure n'umuntu mugenzi azakubwira ngo uri guhiga ntambwa nimashyi ukora ubusa ni ukuvuga ngo nta kintu kigusapotinga burya imbwa nazo ni nziza Imana yaziremye se itatekereza itazi ubwenge umuntu afite imbavu zingahe? imbavu zingahe mbaza ahubwo ngo ufite imbavu zuzuye nindi ufite imbavu zuzuye ni umugabo utazifite zuzuye ni umugore ni ibyo ubwo ye abantu baramvanze sibyina ese ubwo nakubwira ngo ndumva ari muri gushyamo ubwenge mfate ngo umugabo ntaba yujuje imbavu n'umugore ubwo igisubizo naguhaye ni iki umugabo agira nyinshi oya umugabo agira nkeya umugore akagira nyinshi kubera ko yazitanze badukuyemo kubera ko bagize gute bamubyaye aho urubavu rwawe ruba aho Imana yarunaze sinicanye rwose hano oya ugomba kuba ufite wese abarubavu bagukuyemo oya ubusa wagiye kurushaka base wagiye kurushaka imbavu ebyiri hano ubwo ni uko wowe menya ngo umugabo n'umugore ntibanganye imbavu sibyo kandi nanone ubwo ujya ubuzanye ibya filozofi umuntu wabyaye bwa mbere Paris Césarienne uzi ko ari inde wowe wabyaye bwa mbere Césarienne Paris Césarienne subwo se umugore wa ntuza umugore wa Seti bita Seti umuhungu wa Gahini ni Adamu murekere mutangiye gushyiramo ubwenge ni Adamu wabyaye Paris Césarienne Imana yaramusinzirije iramubaga kuramo urubavu ruri kumwe umugore ni ukubaga none
ubwo nanjye ndagutsinze nuko nyine twajya ku cyanyuma kugira ngo urumvanira byinshi uranshoboye ni ukuri kw'Imana twajya kuri iki ngiki cya nyuma ko ibibazo byawe bitorokera ngambwira ni ukuvuga ngo ahangaha turi muri Gasabo mu mujyi wa Kigali tukaba mu Rwanda izina bakunda kwita u Rwanda rutari u Rwanda ni irihe urwa Gasabo urwa Gasabo muri geography ikindi bita u Rwanda izina bita u Rwanda ubundi u Rwanda ni ukwanda ni inshinga warumbwiye Rwanda Rwanda ni ikira ato nese bimenye pays de Mirikorine oya pays de Mirikorine nabyumvishije Rwanda rw'imisozi igihumbi ariko ubundi n'u rwa Gasabo no ibyo ni ibya kera kandi bari kuvuga no hanze hose ibyo ni mu Rwanda rega pays de Mirikorine cyo ndakizi cyo ni ibintu twize abadukurikiye ahangaha twagize ikiganiro cyiza kiryoshye ndi kumwe na mama wanjye mama Edson cyangwa se Ange umukinnyi wa filime akaba akina muri filime yitwa Last Chance cyo kuri Legacy TV Last Chance ndetse n'umukobwa we mwiza cyane bitewe n'Miss Rwanda bikamujabuka bamukubise amatara y'umutuku gusa babuze no eshatu nzirebe excuse me ntabwo ari no hari ikintu mushobora gutandukanya n'abantu bakurikiye niyo baguha no ntabwo bigukuraho amahirwe yo gupasinga iyo bagushyiraho no cyangwa yes baba bari gushima umushinga wawe n'uburyo w'expression rero njye nagize yes icyo tucyumvikaneho nagize yes ngira na compliment James niyo mpamvu uramukunda mana James yamaye compliment ndayemera ati you got I love the way I love the way you are self confident nanjye ubwo rero ngita nguterera icyarimwe nzarubamo nzaba muri Kigali ariko yes hariho n'igihe uhabwa no ariko ugatambuka hari n'ubona yes akaba yasigara thank you guys turashimiye cyane abakurikirana ngaho kuri Legacy TV ni ikiganiro cyari kiryoshye kiri inspiring mwumvishemo byinshi ibyo mugomba kugira inama ku babyeyi banyu nako ku bana banyu b'abangavu cyangwa se bakiri bato kwitinyuka nk'uko Edson yitinyutse mukamenya uko mukora neza cyane ndabashimiye cyane mama wanjye wakoze kudutumira ahangaha twaba twaje kuganira Imana iguhe umugisha uragira gutya ubu ngo barabikemura urambikaho Edson no gupepera kubera no nkora akantu mite nsohoye ikiganiro akantu bakobwa mujya muvuga akahe naba nimyoje abankurikiye kandi abantu bamfollowinga ntabwo aba ari umuco kandi ukumyaza noneho kariya hari ukwigira kuriya yagiye yikanashura gutya ukabona ni umuntu wisanzuye ariko nanone edikasiyo y'umukobwa umukobwa aba agomba gushira isoni ariko nanone zidakabije so muhoberane ikiganiro mu gisozwe mu guhoberana mama kumbona ore none urabishegeye shagobera n'umustari reka none ariko ikibazo guhoberana se twatwisha amategeko uyu mwana na mama abana mu nzu nibisanzwe birahagije n'ibyo by'abasirimu ya ndirimbo yitwa kissing simuyikoze yeza kuzo musigara amahoro musigara amahoro nukuri murakoze cyane nitwa P Butterfly Queen #. Onika Sway. Bad boy. Bad boy. Bad boy.